wa nyuma kugira ngo tugaruke nanone mu nyigisho zijyanye n'ibyo twavuze ejo. Tugiye gusoma ahantu hakeya ariko hunganira ibyo twavuze ejo. Turagaruka muri wa murongo muri cya cyerekezo cy'ijambo twize ejo. Amen. Reka duhere ko dusome mu butumwa bwa Matayo, niho dusoma ni ibice bitatu. Turasoma ahantu hatatu muri icyo gitabo cyangwa muri ubwo butumwa bwanditswe na Matayo, igice cya 16 umurongo wa 21 kugeza kuri 27. Amen. 20 turasoza 26. Matayo ni ibice 16 umurongo wa 21 kugeza 26 niwo dusoza. Ngira ngo amuvandimwe yadufasha tugafatanya gusoma. Nje usoma. Niba witeguye abasoma. Matayo 16 21 kugeza 26 usoze 26. Dusome ku 21 haravuga ngo Yesu aherako yigisha abigishwa be ko akwiriye kuja i Yerusalemu, akababazwa uburyo bwinshi, akababazwa uburyo bwinshi n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa, akazazurwa ku munsi wa gatatu. Petero aramwihererana atangira kumuhana ati, biragatsindwa mwami, ibyo ntibizakubeho na gato. Arahindukira abwira Petero ati, subira inyuma yanjye Satani, umbereye igisitaza, kuko ibyo utekereza atari iby'Imana, ahubwo utekereza iby'abantu. Maze Yesu abwira abigishwa be ati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorere umusaraba we ankurikire. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Kandi umuntu zamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyapfa ubugingo bwe? Cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe? Yego, urakoze cyane. Amen, amen. Urakoze cyane. Reka tujye mu bice 17 aho muri Matayo umurongo wa 22 na 23 ni hagufi. 17 ibice ni 17 umurongo wa 22 na 23. Aravuga gutya ngo, bakigenda i Galilaya, Yesu arababwira ati, umwana w'umuntu arenda kuzagambanirwa, afatwe n'abantu. Amen. 23 aravuga ngo, bazamwica, maze ku munsi wa gatatu azurwe. Barababara cyane. Yego. Amen. Reka dusoreze aho muri Matayo ibice 20 umurongo wa 17 turangize uwa 19. 20 17 urangize uwa 19. Aravuga Yesu yenda kuzamuka ngo aje i Yerusalemu, yihererana nabo 12, ababwirira mu nzira ati, dore tuzazamuka tuja i Yerusalemu, umwana w'umuntu azagambanirwa mu batambyi bakuru n'abanditsi, bamucire urubanza rwo kumwica. Bazamugambanira
mu bapagani bamushinyagurire, bamukubite imikoba, bamubambe, ku munsi wa gatatu azazurwa. Amena. Urakoze cyane. Amena. Urambabarira ndumva iminsi mfite inkorora ndwaye grippe. Murihanganira iryo jwi wenda no gukorora kunyuramo. Ejo twagerageje kuganira amagambo akomeye, ariko amagambo ya Yesu, amagambo y'inyigisho za Yesu n'ivugabutumwa rya Yesu abwira abantu, ababwira hejuru y'ibintu bikomeye, ibintu bitoroshe kumva, bitoroshe kwakira, kandi muri icyo gihe byari bigoye, n'ubu niko bimeze. Yesu yarigishaga cyane, akabwiriza, agahanura. Yesu yari umushumba akaragira, yari afite imirimo yose yari ayujuje, ariko cyane cyane icyo tugamije ni ukwerekana ko Yesu yari umwigisha. Yabwiraga abantu, ababwira amagambo mazima, ubutumwa bwiza, inkuru nziza zibaganisha mu mugambi w'Imana wo kumwizera. Amena. Twavuze ko Yesu Kristo tugomba kumugira, agomba kuba intego iruta izindi zose mu byo twanyuramo byose, ahantu hose, akaba inyungu y'ikirenga mu byo tunyuramo byose cyangwa duhura nabyo byose. Amena. Ndashaka kubibutsa gato maze dutambuke tuje mu byo twasomye uyu munsi, ikibwirizwa cy'uyu munsi. Hari ibintu byinshi dufitemo inyungu nkuko twabivuze kandi tumaze kubibona, zikomoka mu bwami bw'Imana, zikomoka mu gakiza, zikomoka muri Yesu, zikomoka mu muhamagaro twabonye mu itorero, mu nshingano dufite. Harimo inyungu nyinshi cyane muri ubu buzima, kandi Imana yagennye ko tugomba kuzibona. Ariko icyo twaciyeho umurongo kandi tugomba kugarukaho nuko izo nyungu zitagomba kutubera imbogamizi cyangwa inzitizi, kugira ngo tutakomeza gukurikira inyungu y'ikirenga, inyungu isumba izindi zose, intego nyamukuru y'umuhamagaro wacu ari we Yesu Kristo. Amena. Tubisanga rero mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza, aho Yesu yagiye yigisha. Abantu baramukurikiraga benshi cyane, murabizi mwese, muri abasomyi ba Bibiliya n'ababwiriza butumwa. Bakamukurikirira impamvu zitandukanye nyinshi zo gukira indwara, zo kubakiriza abarwayi. Yesu agakora ibitangaza bikomeye cyane. Yesu azura abapfuye, Yesu agaburira abantu. Yakoraga imirimo myiza ishimisha imitima y'abantu, ishimisha abantu bari bamukurikiye, bamwe bakamwizera bahereye muri ibyo bitangaza. Amena. Ariko haba gundi mwanya abantu yahamagaye, yatoranije, bitwa abigishwa be cyangwa intumwa ze. Aba bantu yabagiriraga umwihariko wo kuganira nabo no kubasobanurira no kubigisha ibirenze gukora ibitangaza. Amen. Amena. Ibirenze kugabura imigati, ibirenze kwirukana abadayimoni, ibirenze gufasha abantu benshi. Akabajyana rero nko mu cyumba cyangwa mu ibanga, akababwira ibintu bimwe bikomeye. Muri ibyo bikomeye rero harimo ijambo twaganiriyeho ejo, riganisha kwerekana uburyo umuntu ashobora buri wese agomba gutanga ubuzima bwe, agaharanira kubana na Yesu, kwegera Yesu, gukurikira Yesu, akamusumbisha ababyeyi be, akamusumbisha se na nyina, akamusumbisha abavandimwe, akamusumbisha bashiki be. Amena. Ibi bintu wenda turabisoma kandi biragoye kumva, ariko ni ijambo rya Yesu. Yesu ntabwo yigisha abantu kwanga ababyeyi, kuko nawe yari abafite. Yesu yari afite abavandimwe, yari abakunze, ariko iyo bigeze
mu nyungu z'ikirenga z'ubugingo zo guharanira ubugingo buhoraho zo gukomeza kuba umwigishwa wa Yesu. Hari ibyo tugomba gusiga. Amen, amen. Hari ibyo tugomba gusiga inyuma tugakomeza tugana aho Yesu ari, kuko ari we waduhamagaye, niwe wadutoranije, kandi niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Amen. Ibi rero mu by'ukuri hari aho tugera iyo uganira n'abantu cyangwa usoma ijambo ry'Imana ukaritekereza ukavuga utari ko ibi Yesu yabivuze agamije iki, ibi Yesu yabyigishije agamije iki. Ndetse n'abantu benshi baje kubisobanura bakaba babigoreka cyangwa babyigisha mu buryo butari bwo, kubera kumva ko ibyo bintu bitashoboka mu buzima bw'abantu. Kwanga umubyeyi wawe, ukanga umuvandimwe wawe, ntumwiteho, ahubwo ugahitamo gukurikira Yesu, ugahitamo kwikorera umusaraba wawe, ugahitamo gusiga byose ukamukurikira. Amen. Ibyo ni ibintu biremereye. Nanjye kubiganiraho ntabwo byoroshye, nuko Imana iba yabishyize ku mutima kugira ngo tubisangire kandi tubiganireho tunabisengere, ariko ntibiba byoroshye guhitamo gusiga inyungu zawe zakavukire, inyungu z'umuryango, inyungu zifatika, ukazivamo ukimuka ukurikira Yesu, ugana mu cyerekezo cya Yesu Kristo. Amen. Yesu yahoraga ajana intumwa ze, murabizi. Ibyo twavuze ejo ntabwo tubigarukamo, ariko ibyo tumaze gusoma reka aribyo dutindaho. Amen. Yesu Kristo, iyo dukomeje gucukumbura cyane cyane ibihe bigoye, apana ibihe byiza by'ibitangaza, ibihe byo kunezeza abantu no gushimisha abantu, ibyo ni byiza nabyo, ariko tugeze mu bihe bigoye niho dutekereza tugasanga harimo ibintu tutaramenya cyangwa tutarabona. Tugomba gusaba Imana ikadufasha kubisingira no kubyumva no kubyitegurira muri icyo gihe, kugira ngo tutazatakaza icyerekezo cy'umuhamagaro wacu. Amen. Yesu rero arimo aganira n'abigishwa be, hari isomo cyangwa ikibwirizwa yabasobanuriye inzira y'umusaraba. Iyo ariyo abasobanura ya nzira y'umusaraba, iyo kwanga, yo gusiga byose ukamukurikira. Arabisobanura neza icyo ari cyo. Hano mu bice 16 umurongo wa 21 Yesu asobanura iby'inzira y'umusaraba. Amen. Yafunguye isomo cyangwa ikibwirizwa abigishwa batari biteguye, kuko ibintu bibabaza, ibintu bitera agahinda, bitera umubabaro, kenshi turanabisengera ngo ntibikatubeho. Amen. Ibintu by'amakuba, by'akaga, ibintu by'amarira, ibintu byo biduhagarika umutima. Murabizi niyo dusenga twese ntabwo ibyo bintu tubyemera, tubyigizayo, turabyirukana, tukabyirukana. Iyo twagize urupfu turarwirukana, iyo twagize indwara turazirukana, iyo twagize ubukene, dushaka ko ibyo bintu bitatwegera. Mu masengesho yacu niyo dusenga, niyo tubwiriza, dushaka kwigizayo ibyo bintu kugira ngo bitatugeraho. Amen. Ariko rimwe na rimwe, cyangwa se nta nubwo ari ugusenga kuzuye, ni ugusenga kw'amarangamutima, kandi ni nabyo byifuzo by'abantu. Ariko ibi bihe Imana izireka abantu bakabigeramo, bakabyinjiramo kugira ngo irebe igihagararo cyacu, irebe ubukure, irebe aho tugeze mu gukurikira Yesu, no kumva ko mu mibabaro Imana iri kumwe natwe kandi itadutereranye, itaduhanye. Yesu rero abwira abigishwa be ngo ahera ko yigisha abigishwa be ko akwiriye kujya i Yerusalemu akababazwa uburyo bwinshi n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa. Amen. Akoze kuri sije, kuri topic izamura amarangamutima y'ubwoba, amarangamutima yo gutinya. Yayivuze inshuro 3. Niho twasomye abivuze atyo, ariko nyuma ngo akazazuka. Petero aramwihererana, atangira kumuhana, aramubwira ngo biragatsindwa mwami, ibyo ntibizakubaho na hato. Petero
iyi mitekerereze ya Petero cyangwa ya marangamutima ya Petero ntabwo ari amarangamutima yakira, ni amarangamutima yirukana, yigizayo iyi mibabaro ya Yesu. Amena. Yanga kumva urugendo rw'umusaraba, yanga kumva inzira y'umusaraba. Kandi koko Petero byaje kugaragara ko inzira y'umusaraba yamunaniye. Inzira y'umusaraba yaramunaniye, turabibona hariya Yesu arimo asangira nabo ukuntu byamugendeye amaze kugera i Getsemani, ukuntu byagenze ageze mu rukiko, mu rubanza ukuntu byagenze. Petero ntabwo yumvaga inzira y'umusaraba, ariko yari yarakurikiye Yesu, yari yaremeye Yesu. Amena. Yari yaratoranijwe, asiga byose aramukurikira. Ariko ahanuye cyangwa ahishuye uyu muryango wo kwikorera umusaraba, Petero ngo amushyira ku ruhande aramucyaha, aramubwira ngo ibyo ntibizakubeho. Yesu aramuhindukirana ubwo, aramuhindukirana ngo abwira Petero ati subira inyuma yanjye Satani. Bavandimwe, Satani tujya tubona ntabwo ari uteza indwara gusa, cyangwa se uduteza ibigeragezo n'ibi tujya tuvuga ngo ni Satani wabiteje. Ushobora kuba ari inzira y'umusaraba abantu banyuramo, tugomba kwihangana tukayinyuramo twizeye kandi dukomeye. Ariko hari undi Satani, hari kanditswe byera, ubuhanuzi, ubutumwa bwiza. Uwo n'undi Satani uba mu bitekerezo by'abantu aciye mu marangamutima kugira ngo tutumve ijambo ry'Imana. Yesu acyaha Petero aramubwira ngo subira inyuma yanjye Satani. Uyu Satani rero kenshi ntabwo tumumenya. Ni Satani w'ubwoba, ni Satani udashaka gukurikira Yesu, ni Satani ushaka kugarura Petero ngo amusubize inyuma atinye. Uwo natwe tujya duhura nawe mu gihe duhuye n'amakuru nk'ayo, n'ibintu twumva bishobora kutubabaza cyangwa byababaza bagenzi bacu. Ntabwo ari ukwishimira ko abandi bagize ibibazo, ariko ni inzira y'umusaraba. Yesu yashakaga kwereka intumwa ze ko iryo rembo bazarinyuramo, ariko bagana mu butsinzi. Bagomba kwihangana bakigira kuri Yesu, bakamureba, bakamwumva, maze rero bagamukurikira bagana umusozo mu nyungu z'ikirenga, mu nyungu zisumba izindi zose, mu ntego yo gusoza neza. Amen, amen. Aramubwira ngo umbereye igisitaza, kuko buriya kuba igisitaza ni ukubuza umuntu kujya mu cyerekezo cy'umugambi w'Imana, icyerekezo cy'ubutumwa bwiza, icyerekezo cy'inzira y'umusaraba, icyerekezo kigana ku gusoza neza, icyerekezo cyo kubana n'Imana mu makuba no mu byago no mu gutotezwa no mu karengane no mu kwangwa. Icyo cyerekezo Satani ajya abuza abantu kubona Imana no kukinyuramo kubera amarangamutima y'abantu. Ariko Yesu yabyise ngo ni ijwi rya Satani. Yesu aramubwira ngo utekereza nk'abantu, kuko ibyo utekereza atari iby'Imana, ahubwo utekereza iby'abantu. Amen. Utekereza nk'Imana no gutekereza nk'abantu, iby'abantu bitandukaniye. Iryo tandukaniro muryumva mute? Nanjye njya mbisoma nkavuga ndetse gutekereza nk'Imana Yesu yavugaga nuko yinjira i Getsemani, nuko anyura ku musaraba, nuko atotezwa. Ariko ibitekerezo by'abantu nuko ibyo bintu Yesu bitamubaho. Petero nibyo yamubwiraga, amubwira inama ngo ntibizakubaho nyagasani. Amen. Kubera izo mpamvu Yesu asobanura aya magambo. Aramubwira ngo Yesu abwira abigishwa be, amaze kumva ikiganiro cye na Petero wananiwe kumva inzira y'umusaraba, agaterura ikiganiro ngo umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorera umusaraba we ankurikire. Amen, amen. Ejo twari ko tuvuga kwanga ababyeyi, gutandukana n'ababyeyi, so na nyoko, basaza bawe, bashiki bawe, ko abantu bazangana bagasubiranamo. Ariko noneho bigeze kuri nje, ntabwo bikiri ku bandi nk'uko tubitekereza ngo nibo bambujije, ngo nibo bantambamiye, nibo batanyumva. Ariko noneho bigeze kuri wowe ku giti cyawe, njyewe ubwanjye, umuntu ngo ushaka kunkurikira,
kandi twese twaramukurikiye. Yiyange, kwiyanga iri ni ijambo rikomeye cyane ushobora gutekerezaho cyangwa gusobanura ngo yikorere umusaraba we angurikire. Amen. Kuko hari yaravuga ngo ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe kubwanje. Hari ikintu tuba dukurikiye nubwo tutita ku buzima bwacu, nubwo twemera kurengana, ariko ku bwa Yesu. Amen. Ntabwo tubikora gusa kwiyerekana no kwishimisha no kunezeza abantu, ariko tubikora ku bwa Yesu, tubikora kubw'umwami wacu watubereye icyitegererezo. Kuko nawe hari ibyo yasize, hari ibyo yahebye, hari ibyo yaretse, hari ubugingo bwe atafashe ngo abugundire, ahubwo arabutanga, ariko yongera kubusubirana. Amen. Ahantu harakomeye bavandimwe, ntabwo gusa ari ukuvuga ngo turabwiriza cyangwa turasengewe cyangwa twarasengewe cyangwa twarashingiwe cyangwa turabavuga butumwa. Hari ahantu tugera tugasabwa kugera ikirenge mu cya Yesu, tugasabwa kumva neza kwikorera umusaraba wacu cyari cyo, tudafite ubwoba, tudatinya, yewe tutumva n'ibyongorero by'imitima yacu n'amarangamutima yacu bitubuza kujya imbere. Amen. Amen. Ngo kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyaka ubugingo bwe? Cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe? Abandimwe, izi nyigisho ntabwo zoroheye abigishwa ba Yesu, ntabwo zoroheye Petero n'abagenzi be. Ariko Yesu ntabwo yazibahishe, ntabwo yazibimye, ahubwo yafunguye ako kadirisha, afungura ako karyango ngo barebemo, basanga ni mu mibabaro. Amen. Basanga ni mu kugambanirwa, basanga ni mu rupfu, basanga ni mu gucirwa urubanza. Baratinya. Yesu arongera aragafunga, ariko yagafunguye barungurukamo. Petero arebyemo agira ubwoba, asubira inyuma. Amen. Bavandimwe, hari imiryango, hari amadirishya Imana ifungura, twarebamo tukavuza induru, twarebamo tugatinya, twarebamo tugasenga cyane tuvuga ngo iki gikombe kiturenge nk'uko Yesu yasenze ari Getsemane. Ariko Imana ishaka kutugeza aho ishaka, mu guharanira inyungu z'ikirenga, mu guharanira intego isumba izindi zose, ariko gukurikira Yesu no kuba umwigishwa. Amen. Kandi muri iyi si ibyo ntibizabura, muri uru rugendo ibyo ntibizabura, muri iyi mibereho ibyo ntibizabura, muri uku kwizera ibi ntibizabura. Tugomba kuba twiteguye rero, imitima yacu idahubuka, idahungabana, tutikanga cyangwa se tutagwisari. Ibi Yesu yabikoze kugira ngo ategure abigishwa be. Icyo kintu giteye ubwoba, icyo kintu gikanganye, icyo kintu kibabaza, ariko Imana yashatse ko Yesu yinjiramo nk'icyitegererezo cyacu, nk'umuntu uduha urugero rwo gukurikira. Amen. Twasomye igice cya 17 nanone umurongo wa 22 ngo bakigenda i Galilaya, Yesu arababwira ati, yongera kubibutsa bwa kabiri. Yesu avuga iby'urupfu rwe, avuga iby'inzira y'umusaraba. Yabivuze bwa mbere, Petero arikanga, abandi ntacyo babivuzeho. Yongera kubabwira ubwa kabiri, ababwira ngo Yesu arababwira ati, umwana w'umuntu aragenda, arenda kuzagambanirwa, afatwe n'abantu, bazamwica, maze ku munsi wa gatatu azurwa. Ngo barababara cyane. Amen. Barababara cyane. Ariko Yesu yongera kubivuga ubwa kabiri. Nubwo byabateye ubwoba, ariko yongera kubisubiramo, arababwira ati, bya bindi nababwiye, umwana w'umuntu arenda kuzagambanirwa. Uyu muntu mubona ukora ibitangaza, uyu muntu mubona wabahamagaye akabasigisha byose, agiye kwinjira ahantu, agiye kugera ahantu mutazihanganira, hazabatera ubwoba, hazabababaza, ariko nyuma y'iyo mibabaro azazuka. Imana ishimwe. Amen. Azazuka. Ikigaragaza nuko no kuzuka kwa Yesu ntabwo bavyemeye, kuko umubabaro warenze kwizera. Amen. Umubabaro warenze kwemera, bituma umuzuko batawumva, batanawutegereza. Amen.
ngira ngo muravyibuka uwo mubabaro urupfu rwa Yesu rwarabatwaye kugeza ubwo iri jambo ryo kuzuka Yesu yarinze azuka intumwa ze bataramenya ibyabaye ariko bakiri mu mubabaro bakiri mu gahinda bakiri mu rupfu bakiri mu kiriyo bananirwa kwakirira ijambo ry'umuzuko nicyo cyatumye Yesu azuka yongera kugaruka kubareba kuko urupfu rwari rwabatwaye urupfu rwari rwabakandamije urupfu rwari rwabashize habi Yesu aravuga ati aba bantu reka nsubirenje kubazana mbereke ko ndiho mbereke ko rya jambo ryo kuzuka ryabaye ntabwo ari urupfu gusa ntabwo ari umusaraba gusa ariko ubundi muzima nazutse arabiyereka baranezerwa imitima irazanzamuka barishima baramubona biba bibaye ibitangaza bituma bongera gukurikira Yesu no kumwemera bakomeza urugendo bakomeza kumwizera Yesu niwe ntego y'ikirenga niwe nyungu isumba inyungu zose nubwo n'ubu ngubu tubayeho neza kubera ibyo dusarura mu butumwa bwiza ibyo dusarura mu nshingano ibyo dusarura mu gakiza ibyo dusarura mu itorero ibyo dusarura n'imigisha yose dufite ariko bavandimwe ubutumwa mesaje y'iyi minsi ibiri ni ukuvuga ngo Yesu tugomba gusenga ubwenge bwacu imitima yacu igasobanukirwa ko niwe ntego y'ikirenga niwe kibirengeye niwe usumba byose niwe twaherewemo agakiza niwe tuganaho ntabwo ari iyi migisha nisanzwe ariko icyerekezo cyacu ni ukugeraho Yesu ari ni ukumusanga ni ukumukurikira ni ukuba abigishwa be ni ukunyura ahakomeye ni ukunyura ahateye ubwoba ariko twizeye Yesu kandi iherezo rikaba ryiza tukazasoza neza urugendo twatangiye. Amen. aba ngo barababara cyane ariko umuntu ukunda waje umubwira iby'urupfu rwawe ukamubwira ko ugiye gupfa ukamubwira ko uzagambanirwa mujya mubibona n'abantu mu buzima busanzwe iyo umuntu ahishuriwe ko agiye gutaha akabibwira abantu barahungabana ariko yabivugiye iki yaceceka ndavuge ko yabihishuriwe ndavuge ko babimuhanuriye ariko uyu muntu kuki yakuye abantu umutima kuki yavuze iby'urupfu rwe nuko n'abigishwa be bari bameze ariko niko bimeze iyi si hari ubwo Imana idukingurira iryo rembo hari ubwo Imana itwereka ibigiye kutubaho ariko nabyo tugomba kubyemera bitewe n'izina rya Yesu cyangwa se n'ubu buzima turimo hari n'ubuzima tunyuramo imibabaro yose mubona y'ibihe bigoye y'uruzerero imibabaro y'ubupfakazi imibabaro y'ubupfubyi imibabaro y'ubukene imibabaro y'ubuhunzi imibabaro itandukanye iyo nayo tugomba kuyakira tukamenya ko ntabwo idukura mu cyerekezo cy'agakiza ntabwo idukura mu mugambi w'Imana uri muri Kristo Yesu kuko ibyo byose ntibyadutandukanya n'urukundo rw'Imana rwagaragaye muri Kristo Yesu. Amen. Ibyo byose ibindi tuvuga ni ukurenganywa kubera Yesu intumwa zabiciyemo intumwa zarababajwe ariko nazo zirangiza neza hariho n'indi mibabaro y'ubuzima busanzwe y'imibereho isanzwe ihindagurika y'ibihe turimo by'imperuka bihindagurika abantu baba biteza ibyiza bakabona ibibazo baba biteza amahoro bakabona intambara baba biteza ubuzima bwiza tukabona indwara twaba twiteze kugubwa neza tukabona ibyago ibyo nabyo ni ibindi bibazo bituremerereye bitagomba kudutesha inzira n'icyerekezo n'umugambi w'Imana w'ubugingo buhoraho n'iherezo ryiza riri muri Kristo Yesu. Amen. Hano rero mu gice cya 20 Yesu yongeye kubivuga bwa gatatu. Yesu avuga iby'urupfu rwe avuga iby'inzira y'umusaraba we abwira abigishwa be ko azafatwa akagambanirwa abisubiramo bwa gatatu. Icyaje kugaragara neza nuko ageze i Getsemane nibwo yabonye ko abigishwa batabyumvise nibwo byagaragaye ko abigishwa batari barumvise neza iri somo ry'umusaraba iri somo ry'umubabaro wa Yesu iri somo ry'akarengane no gutotezwa ndetse bibasubiza inyuma birabagusha
ndetse bava no mu mihamagaro basubira kuroba kuko babonye ko wabahamagaye yapfuye. Ariko Yesu amaze kuzuka, rya jambo rivuga ngo umunsi wa gatatu akazazuka, yongeye kugaruka. Njya nshima icyo kintu cya Yesu kugaruka. Ntabwo yazutse ngo ahere ko aja mu ijuru agende azamuke, ahubwo yarazutse aragaruka amara iminsi 40. Amara iminsi 40 abiyereka, asanga Mariya Magadalena, asanga Petro, abigishwa bari mu nzu uwo mugoroba. Mu gitondo yiyeretse Mariya Magadalena, abakuramo icyo kintu cy'ihungabana, icyo kintu cy'icyoba, icyo kintu cy'impagarara, agikura muri Mariya Magadalena. Nimugoroba ari kumwe n'abigisha bicaye mu nzu, ngo uwo mugoroba bugorobye, Yesu asanga ba Petro batwikiriwe n'urupfu, bafite ubwoba. Arabiyereka kugira ngo babone ko inyuma ya ya mibabaro, inyuma ya ya marira, inyuma ya wa musaraba, inyuma ya ya misumari na za nkoni yakubiswe, hari ubuzima, hari ubuzima. Amen. Arabiyereka, baratangara. Inyuma y'iminsi 8 Yesu ngo yongera kubiyereka Toma ahari, kuko ubwo abiyereka ntabwo Toma yari ahari. Ariko nyuma y'iminsi 8 arabiyereka Toma ahari. Noneho ahita aja kuri Toma, kuko Toma yari agifite cya kibazo cyo kutemera ko Yesu yazutse. Aramwiyereka, baraganira, Toma aremera, amukura muri uko kutizera. Toma abona Yesu, aramukurikira, arabyumva, ubwenge bwe burumva, umutima urazibuka, amaso arabona, ni nko kongera gukizwa. Toma nawe ajya mu bandi bizera Yesu. Amen. Iyi minsi 40 Yesu abiyereka inshuro nyinshi, inshuro zigera 10, ari kugira ngo babone ko intego atari imigisha yo muri ubu buzima, ahubwo intego, iherezo ryabo ni ukubana na Yesu, ni ukubona Yesu ariho, ni ukubona Yesu ari mu buzima. Hirya y'urupfu, hirya y'imibabaro hari ubuzima, kandi Yesu niwe ntego yacu, niwe cyerekezo cyacu, niwe vision yacu, niwe vision yacu, niwe mission yacu. Imana ishimwe. Ibi bintu tugomba kubyumva, tugomba kubyakira, kuko dufite ibyitegererezo by'intumwa na Yesu wabanye n'abigishwa be. Amen. Ariko saho gusa, Yesu yiyereka abigishwa 2 bajya Emausi, murabyibuka. Iyi minsi 10, iminsi 40 abiyereka inshuro nyinshi, kwari kugira ngo wa muhamagaro yabahamagaye ku nyanja y'Itiberiya, y'Galilaya, wa muhamagaro rwa rugendo bamaranye imyaka 3 rutaja kuba imfabusa, rutaja guhombera mu rupfu, ngo akamurika zimire mu kibindi, mu mwijima, urupfu. Kandi Yesu yarunesheje, kandi Yesu yanesheje urupfu na kuzimu, ndetse n'umusaraba yarawikoreye akawurangiza neza. Bituma bageza mu gitondo cy'ubugingo, igitondo cy'umuzuko, igitondo cy'ubutsinzi. Bongera kubona Yesu aba intego y'ubuzima bwabo, aba inyungu y'ikirenga y'umuhamagaro wabo no gutoranywa kwabo no kuba bigishwa be. Haleluya. Amen. Yesu rero amaze kubonekera bariya bigishwa 2 bajya Emausi, nabo yabakuyemo icyo kintu cy'ubwoba, icyo kintu cy'urupfu. Murabyibuka, bagenda baganira, Yesu agendana nabo. Bageze mu nzu bashaka gucumbika, Yesu amanyura umutsima, amaso yabo arahweza, babona ni Yesu. Bavandimwe, gusenga kwacu, muri uku kwizera kwacu, muri aya materaniro yacu, tugomba kumva icyo cyerekezo cy'ubutumwa bwiza, icyerekezo cya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu, waje kuducungura, wikoreye umusaraba. Natwe twigishe kwihangana, twigishe gukomera, twigire kuri Yesu, twigire ku ntumwa ze. Natwe muri iki gihe dusabe gukomera, turi mu bihe bigoye, turi mu bihe by'akababaro, turi mu bihe by'agahinda, turi mu bihe abantu bibaza niba twarakijijwe, niba Imana ituzi, niba Yesu atuzi. Abantu bakibaza ibibazo ibihumbi bidafite ibisubizo, ariko nimuhumure, Yesu ari kumwe natwe, Yesu ari kumwe nawe. Yesu yaranesheje, Yesu ni muzima. Yesu araduhumuriza mu ijambo rye, araduhumuriza mu mwuka wera. Hari ijwi ryongorera ngo nimuhumure, nimwihangane mugiye kunesha, mwihangane mugiye gusoza urugendo, mwihanganire ibyo munyuramo, mwihanganire ibyo muhura nabyo. Haleluya. Amen.
ndashaka kugana ku musozo twibuka ukuntu Yesu yiyeretse abigishwa be bari ku nyanja ya Tiberiya bose babivuyemo basubiye kuroba ku nyanja ya Tiberiya. Petero abwira abagenzi bati nsubiye kuroba. Abandi baramubwira bati natwe turagiye. Aho ni mu butumwa bwa Yohana ibice 21. Baragenda barara baroba bakesha ijoro nta mafi bafashe. Ibice 21 aravuga ngo Yesu yereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Murabizi ntabwo turi buhasome, ariko ibyabaye uwo munsi niho yaganiriye na Petero inshuro 3 amubaza ngo Petero, Simoni mwene Yona, urankunda? Ese reka mbaze ikibazo. Yesu atubaje ngo ese turamukunda, akakubaza inshuro 2, inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, twamusubiza iki? Yesu aratuzi niba tumukunda koko. Amen. Yesu aratuzi niba ari we nyungu y'ikirenga, arabizi. Niba ari we ntego y'iherezo, arabizi. Abaza Petero ngo urankunda Petero, Simoni mwene Yona, urankunda cyangwa ukunda ibi byose? Cyangwa ukunda ibi byose? Buriya turacyitiranya gukunda ibintu byose, gukunda imigisha no gukunda Yesu, gukunda inyungu zisanzwe no gukunda Yesu. Ariko Yesu abimenya neza iyo twageze mu gihe kigoye ko ari we dukunda. Abimenya neza ko tugeze mu mibabaro, akabona niwe duhanze amaso. Ibintu byose byavuye, abavandimwe batakihari, inshuti zitakihari, ibintu bitakihari, ibyubahiro bitakihari, akatureba neza akabona niwe duhanze amaso, niwe nyungu y'ikirenga, niwe ntego izisumba intego zose. Akavuga ati uyu muntu rwose, uyu muntu ni uwanjye. Amen. No mu buhamya niko Yesu yavuze ngo umuntu utinya kumpamya imbere y'abantu, nanjye sinzamuhamya imbere y'Imana. Amen. Umuntu utinyuka kumpamya imbere y'abantu, nanjye nzamuhamya imbere ya Data n'abamarayika bera. Amen. Bavandimwe, uru rugendo twatangiye tugomba kurusoza neza. Amen. Tugomba kugira iherezo ryiza. Amen. Kandi turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bigoye, turi mu bihe bibabaje, turi mu bihe bihinyuza intwari, turi mu bihe bisubiza inyuma abantu bizeye, abantu bemeye, abantu bakibaza ngo dusenge cyane. Urasenga cyane ariko ntibihinduka, birakomeza birure, birakomeza bisharire, kugeza igihe wibaza ngo ese Imana iracyumva gusenga, ese Imana iracyatubona? Ariko icyo Imana irashaka ko dukomeza kubona Yesu, dukomeza urugendo twatangiye, twikorera umusaraba. Arashaka ko tumukurikira, kandi ntitubone ko ubugingo bwacu aribwo buhenze cyane. Nta nubwo bisaba ngo tubusese cyangwa tubwandagaze, ariko birasaba ngo ubugingo bwacu imbere ya Yesu kubutanga, kuko hari umwanya wo kubusubirana. Reka nsoreze hano muri Yohana ibice 10 umurongo ahantu numvise haje ariho dusoreza, ntabwo nari nahateguje, ariko reka tuhasoreze. Ibice 10 bya Yohana umurongo wa 17 kugeza ku wa 18. Haravuga ngo igituma Data nkunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Nta wabunyaka, ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Shobora kubutanga kandi shobora kubusubirana, kuko iryo ari ryo tegeko Data, ari ryo tegeko nategetswe na Data. Amen. Igituma Data nkunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Nta wabunyaka, ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Shobora kubutanga kandi shobora kubusubirana, kuko iryo ari ryo tegeko nategetswe na Data. Amen. Imana iduhe umugisha. Imana itugirire neza abavandimwe. Dukomeze dutumbire Yesu. Amen. Dukomeze duhange Yesu amaso. Amen. Ibintu biduhuma amaso, ibintu bituvanga mu bwenge no mu mutima, bishaka kuzana iriya myumvire ya Petero
imitekerereze y'abantu ni myiza uruhande rumwe yo gufasha abantu, ariko mu gihe bigiye kudutandukanya n'umugambi w'Imana, bigiye kudutandukanya na Yesu, bigiye kudutandukanya n'ubugingo buhoraho ubonerwa muri Yesu Kristo, tugomba kubyirinda tukabyiyambura. Tugomba gusaba Imana imitima yacu igakomera, imitima yacu igashikama, imitima yacu igasobanukirwa ubwenge bwacu. Ndibuka Yesu amaze kuzuka ngo yunguye abigishwa b'ubwenge, abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe n'amagambo y'ubuhanuzi. Amaze kuzuka yagiye akuraho icyo kintu cy'agakingirizo cyo gutwikirwa cy'ubwoba, bituma binjira mu mugambi w'ivugabutumwa. Amen, amen. Bituma binjira mu mugambi. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa buriya ni igitabo kiza kivuga hejuru y'igihagararo cy'intumwa zamaze gutinyuka, zamaze kumenya Yesu ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, zamaze kumenya ko nta wundi agakiza kabonerwamo. Nicyo gituma bahagarara bagahamiriza amahanga, bagahamiriza mu bihe bigoye, bagahagarara imbere y'ababatoteza, ababafunga, ababakubita. Niho tubona Petro na Yohana bahagaze, niho tubona Stefano yahagaze, niho tubona Filipo yahagaze, niho tubona Paulo amaze kubona Yesu neza, amaze kuva mu kinyedini cyari cyaramuboshe, ahuye na Yesu mu nzira y'i Damasiko. Tubona Paulo ahindutse umuhamya w'ukuri wo guhamya Yesu. Amen. Umuzuko wa Yesu, kubana na Yesu, bigenda bikuramo ayo makode yose y'isi, amakode y'ubwoba, amakode ibintu bituma tutajya imbere, ibintu bituma tudindira, tugakimirana, tugasubira mu mubiri, tugasubira mu isi, tugasubira muri kamere, tugasubira mu bintu twavuyemo kera, twari twaranze, twarazinutswe. Usanga abantu barabisubiramo. Bavandimwe, kwizera Yesu niyo ntego nkuru, gukurikira Yesu niyo ntego nkuru, kandi iherezo ryayo ni ubugingo buhoraho, iherezo ryayo ni umuzuko, iherezo ryayo ni ubwiza, iherezo ryayo ni icubahiro, iherezo ryayo ifite ingororano. Haleluya. Amen, amen. Hariya mu byahishuwe Yesu ibice 3 umurongo ngira ngo wa 21, Yesu yabwiye Yohana, aramubwira ngo unesha nzamuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, kuko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye y'ubwami. Amen, amen. Turasabwa gukomeza kujya imbere, turasabwa kunesha, turasabwa gukorera umusaraba, turasabwa gukenyera tugakomeza, turasabwa gukweta inkweto tukajya imbere, turasabwa gukomeza gusaba guhumuka, kubona, gusobanukirwa mu bwenge no mu mitima. Yesu ntahinduka, uko yari arejo niko ari n'uyu munsi. Amen. Kandi niko tuzasanga ameze no mu gihe tuzamubona mu ijuru. Amen, amen. Bavandimwe, Imana iduhe umugisha, dusabe gukomera, dusabe kwihangana, dusabe guhumurika. Turi mu nzira nziza, turi mu cyerekezo cyiza, nubwo twababazwa n'iby'umubiri, nubwo twababazwa n'ibihe tugezemo, nubwo twahura n'ibibazo bikomeye cyane, ariko aho Imana yaduhamagariye ni muri Yesu, aho tugomba gusoreza ni muri Yesu. Muhumure, duhumurizanye, tumaranisha imibabaro, kubwirana aya magambo. Muhumure, turabona abantu bapfa, turabona abantu bafungwa, turabona intambara hirya no hino, turabona ibibazo byinshi byo tubona, ariko ntibigomba kudupfuka amaso, ntibigomba gutwikira ubwenge bwacu, ntibigomba kudusubiza inyuma. Yewe kabishwe nubwo twagera ahantu ukabona barakubwira ngo nutihakana Yesu ntabwo twongera kuguha amafaranga, ntabwo twongera kugufasha. Hari igihe abantu rwose bazagera umwanya akavuga ati ntabwo nakwicwa n'inzara, reka mve muri Yesu, ariko nibura mbona ibintunga, mbona ibimbeshaho. Icyo gihe nacyo kizaza. Abazaba bararamye, abazaba barihanganye, barataramye cyane, bararambye, bashobora kuzahura n'ibyo bihe. Ariko nubwo nabyo byaza, tugomba kurangiriza muri Yesu. Yesu aje atabara abantu be, Yesu ari kumwe natwe, kandi nubwo twapfa, hahirwa abapfa bapfira muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen. Ntabwo ibiri ku mutima byose twabibasangiza, ntabwo ibiri muri Bibiliya byose twabibasangiza,
ariko reka dusoreze hano, tubone umwanya wo gusenga, tubone umwanya wo gushima, tubone umwanya wo kungurana inama, tubone umwanya wo kongera kwivugurura no kwikomeza. Yesu yaranesheje kandi ari kumwe natwe, kandi ari kumwe nawe, kandi ntacyo tuzaba. Ubuzima bwacu burashinganye, ntacyo tuzaba. No mu rupfu tuzabaho, no mu bukene tuzabaho, no mu bupfubyi tuzabaho. Hari ugutabarwa kuva mu ijuru, hari ugufashwa kuva mu izina rya Yesu, hari ugufashwa kuzanwa n'umwuka wera, hari ugufashwa kuza mu itorero, kuza ku bana b'Imana abakozi, hari ugufashwa kuza ku miryango guturutse mu rundi rwego, guturutse hejuru. Imana itugirire neza. Turimo turabakomeza, tubakomeresha ijambo ry'Imana, turimo turabihanganisha mu byo tunyuramo n'ibyo twanyuzemo, n'ibindi bikiza imbere. Ntabwo birarangira, ariko duhumure. Yesu yaranesheje, duhumure. Yesu ari kumwe natwe, kandi yarazutse ariho, kandi natwe iherezo ryacu rigomba kuba ryiza. Tugomba kugira iherezo nk'iry'abakiranutsi, iherezo ry'ubutsinzi, iherezo ryo gusoza neza, iherezo ryo gusoreza muri Yesu, iherezo ryo gupfira muri Yesu, iherezo ryo kuzabona ingororano. Kandi zirahari nyinshi cyane ku bazanesha. Imana iduhe umugisha, kandi Imana ibakomeze mu izina rya Yesu umwami n'umukiza wacu. Amen.